Yesu ashimwe nshuti bene data bano mu rukero bwa mbere mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umugisha, amahoro, uburinzi n'ubudahangarwa biva ku Mana Data wa twese bikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose aho mwerere hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ikaze rero aho nanone tugiye gukomeza tuganira ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dutangira ndifuza kubwira mwese ko iki ari igihe dukwiye kugenzura imibanire yacu n'Imana. Igihe gishize turakizi kandi n'ibyakiranze turabizi, naho igihe gisigaye ntabwo tukizi ndetse n'ibizakibamo ntabwo tubizi. Agahe dufite ni aka none, twakongerewe kugira ngo tugorore ibigoramye cyangwa se ibigoretse. Twakongerewe kandi kugira ngo tuve mu mwijima twemere kumurikirwa n'umucyo mvajuru. N'igihe dukwiye kwitandukanya n'iby'isi biduhuza kandi byaduhumye amaso ngo tuzabura ijuru. N'igihe dukwiye kwitandukanya n'abagize isi yenda kugera ku musozo w'ubuturo kuko atari iwacu ahubwo ari icumbi, maze tukitegura gutaha iwacu kwa Data wa twese ibuziraherezo. Amen. Igihe kiri bugufi ubwo hagiye kumvikana urusaku rw'amajwi menshi y'abataka cyane bavuga ngo iyo mbimenya, iyo nemera kwigishwa, iyo nita ku miburo n'inama. Icyampa gusubiza ibihe inyuma, hari byinshi nahindura kandi nakwita ku iherezo ryanjye. Nyamara ikizaba kibabaje cyane ni uko igihe kititaweho, igihe cyakoreshejwe nabi kitazasubizwa inyuma, ndetse n'imiburo n'inama byirengagijwe bitazongera kubaho. Ariko uyu munsi birashoboka ko twakwirinda kuzaba mu bazatakishwa n'umubabaro. Igihe ni impano yahawe umuntu wese, kandi imbere y'Imana tuzasobanura uko twayikoresheje. Ndabinginze ngo guhera uyu munsi iyi mpano twitoze kuyikoresha neza, abandi turusheho tubifashijwemo n'Imana. Tugiye rero gukomeza tuganira, ndibugaruke kuri irya jambo ku kwicuza. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze twiragize Imana. Uhoraho wera, umwami w'abami, umutware utwara abatware, intwari ku rugamba, Data wa twese, umubyeyi udukunda, inshuti y'abanyabyaha ariko ukanga icyaha, ibyiringiro by'abakwizera, duciye bugufi ngo icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijoro, kuko ari wowe ukwiye guhimbazwa. Data, tugushimiye ko dukunda tutarabo gukundwa kubw'ibyaha byacu, ariko kandi tugushimiye by'umwihariko imbabazi uhora utugirira. Tunakwinginga ngo utwibutse kandi uduhe kuzirikana ko hari igihe zizagira iherezo, nuko twihane tumara amaji, bityo twirinde ubuzima bwo kubaho ducumura dusenga, ahubwo duhore tukwisunga kuko tubashishwa byose nawe Kristo Yesu duha imbaraga. Tugushimiye nanone uko twitaho, uko bukeye n'uko bwije, n'imigisha uhora udusesekazaho, habwe ikuzo Data. Tugushimiye kandi kutwongera iminsi yo kurama ku isi, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Uwiteka, tujye kubumbura ijambo ryawe, utwoherereze umwuka wawe wera azabane natwe dusobanurire. Data, wugurura imitima yacu yihutire kumva ijambo ryawe no kwita ku miburo irimo. Nuko ijambo ryawe turibikira mu mitima yacu kutagucumuraho. Duheje kirogo yose mu izina ryawe Yesu, kandi hamwe n'ibyo tutagejeje intekerezo kandi ari ingenzi, byose tubisabye tubyingingiye twizeye kubiduhera ubuntu, mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze. Amen. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12 umurongo wa mbere wonyine. Haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Twibuke umuremyi wacu mu minsi y'ubusore bwacu. Ubuto n'ubusore biraryoha, iyo rero bikoreshejwe neza bihindukira benshi umugisha. Gusa ubuto n'ubusore ntibyaryoha nta kubaha Imana. Salomo, umunyabwenge akaba n'umutunzi, yagerageje kwinezeza muri byose, maze agirana ubucuti n'abakomeye bo mu bihugu byasengaga izindi mana atigeze kumenya. Nuko arongora bamwe mu bakobwa babo, bamutwaye umutima, maze uwari umunyabwenge ahinduka umupfapfa.
uwari umunyembaraga ahinduka umunyantege nke cyane, uwacaga imanza zitabera atangira kubera, uwari warasabye Imana ubwenge n'ubuhanga ngo azabashe gutegeka no kuyobora ubwoko bwayo yasubiye inyuma, ubwenge bumuba kure, ahinduka urenganya n'utwaza igitugu. Uwari waranejeje Imana niwe wayiteye agahinda ubwo yashayishaga mu byaha. Uw'Imana yitoranirije kumwubakira inzu yo gusengeramo, kandi yumva gusenga kwe igihe yasengaga n'umutima umenetse, niwe waje guhindukirira ibigirwamana, arabiramya kandi abyubakira n'ingoro. Wari uzi ko umugambi w'Imana ari uko umugabo atunga umugore umwe, yagize abagore n'inshoreke 1,000. Ni byinshi byose ntitwabirondora. Nyuma yo kwinezeza muri byose, Salomo yasanze iby'isi byose ari ubusa gusa, nta kamaro, iyo ari nta kubaha Imana, maze atanga inama ku basore ariko kandi n'abakuru ntiyabasiga. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ubuto n'ubusore biraryoha. Cya gihe umuntu agifite imbaraga, yikenyeza akijyana aho ashaka mu byo ashaka, inshingano zitaraba nyinshi, byose turabizi. Ariko tuzirikane ko ubuto n'ubusore biryoha iyo hari ukubaha Imana, nuko tube maso umwanzi atatubihiriza. Erega Satani azi ko abasore bafite imbaraga kandi biyeguriye Imana n'umutima wabo wose, hari umurimo bakorera Imana, bamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, bagahindurira benshi ku gukiranuka kandi bagatebutsa kugaruka kwa Yesu kwa kabiri. Ariyo mpamvu yateguye ibyo kuduhuza cyangwa ibyo kudukereza. Icyaguhuza sicyo cyambuza, icyagukereza sicyo cyankereza. Satani areba hari intege nke z'umuntu akaba ariho amutegera. Inshuti mbi, urugero abasenga izindi mana, abasambanyi, abanywanzoga, abajura n'abandi batandukanye, tube maso. N'ubutunzi bw'isi Satani ari kubutegeramo benshi muri iyi minsi. Nongere kubisubiramo, tube maso, twite ku miburo, twemere kugirwa inama, tugire umwanya wo kwiga ibyanditswe byera kandi duhore twiyambaza Kristo ngo duhe imbaraga zo kunesha ikibi. Niba umuntu asenga, ntabwo Satani azamwoherereza umuntu w'inzoga watazinywa ngo amuhuze cyangwa se yamukereza, kuko uwo muntu azi icyo ibyanditswe bivuga kuri vino, ntabwo rero inzoga zazinywa. Icyakoze Satani azohereza cyangwa ashobora kohereza umuntu usenga ariko akagoreka ibyanditswe, cyangwa se uzatuma adatera intambwe ngo akure mu by'umwuka, maze ahubwo agahora ku bintu bimwe mu mwanya umwe, ndetse akaba yakwishimira n'iyo misengere kuko imwemerera kubaho uko ashaka, itarwanya icyaha cyangwa se ngo icyaha umunyabyaha, kuko abantu muri iyi minsi ntabwo tugikunda kumva abantu bavuga ibibi twakoze cyangwa se ngo twemere ko baducyaha. Tube maso. Uwatoranijwe n'Imana ngo ayubakire inzu yo gusengerwamo kandi akayubaka abishyizeho umutima, uwaburiwe n'Imana mu Bami ba mbere igice cya 9, reka tuhasome guhera ku murongo wa 4 turagera ku wa 9. Imana iburira Salomo: nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Ariko nimunteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondera amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso, kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uzayinyura imbere wese azatangariye imyozo ati, ariko none ni iki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati, nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera, nicyo cyatumye Uwiteka abateza ibi byago byose. Iyi miburo yose Salomo yayirenzeho yiyitiramo inzira ze, izo yibwiraga ko ari nziza
kandi ziganisha ku rupfu. Imana yacu ni Imana ifuha. Twibuke ko yadukuye amaraso y'igiciro cyinshi, yatanze umwana wayo w'ikinege, araza yishyiraho ibyaha byacu byose, yemera kwikorera intimba zacu zose kugira ngo umuntu wacumuye ye kuzibagirana, umuntu waremwe mu ishusho ye ye kuzibagirana burundu, ahubwo yemera kujya mu cyimbo cyacu, apfa urupfu twakagombye gupfa. Tuzirikane urukundo Imana yadukunze, nuko twirinde guhindukirira Imana tutazi, kandi twe kuyobywa n'inshuti abo duhura nabo ahantu hatandukanye, ahubwo tuzirikane igitambo cya Kristo ku munyabyaha, kandi ko cyabayeho rimwe gusa kitazongera kubaho bwa kabiri. Byabereyeho rero kutubera akabarore, kandi ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Iyo twuguruye Satani umutima arinjira, kandi yaje umwuka wera wari muri twe arahunga, maze tugasigara turi ibikoresho yikoreshereza uko ashaka, kandi akadukoresha ibyo kudukoza isoni, bituma n'izina ry'Imana yacu urigawa. Salomo yaje guhindukira igihe cy'imbabazi kitararangira, yarihannye kandi arababarirwa, ariko amahirwe n'umugisha Salomo yagize ntabwo bizagira umuntu wese. Niyo mpamvu iki gihe dukwiye kugikoresha neza, kandi tukemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Benshi muri twe bari gusubira inyuma, bashutswe n'ibyo bararikiye, nyamara haba ubwo wagenda atagaruka, kandi akaba yanahasiga ubuzima. Twibaze, ndamutse ngiye uyu munsi naba ngiye nte? Hazabaho umuzuko wa mbere n'umuzuko wa kabiri. Mbese nazaboneka mu wuhe muzuko? Ese Kristo aramutse agarutse uyu munsi, nahunga ubwiza bwe cyangwa nakishimira kumusanganira? Ibaze nanjye nibaze. Uyu munsi turi kubona abantu batangiye bakorera Imana n'umutima utunganye nk'uko byari bimeze kuri Salomo, ariko bakaza kuva mu byizerwa bakisubirira inyuma, bakifatanya n'amahanga asenga ibigirwamana nk'uko Salomo yabigenje, bakifatanya n'abaragura n'abashika nk'uko Sawuli yabigenje. Mu baririmbyi barimo, mu babwiriza barimo, mu bizera barimo, ingeri zose barimo, bakurikiye umunezero uva mu butunzi bw'isi buzashira. Imana itubabarire. Mwaba muzi kugwa mu mutego watezwe ureba, cyangwa ukaburirwa ko hari umutego watezwe ariko kubwo kutirinda ukawugwamo? Ibi byabaye kuri Adamu na Eva, byabaye kandi kuri Samson, byabaye ku Bisirayeli bose, ariko kandi byabereyeho kutubera akabarore ngo twirinde, ndetse n'uwibwira ko ahagaze wese yirinda atagwa. Ndasenga nsaba Uwiteka ngo adushoboze twese hamwe kuba maso, twirinde, tugire ibihe byo gucukumbura mu byanditswe byera, aho Uwiteka avuganira natwe, ngo kandi nitwumva ijwi rye bitewe n'ibyo turarikiye bibi, twe kwinangira imitima, ahubwo tuba abana bumvira, kuko bizakiza ubugingo bwacu ngo butazarimbuka. Timoteyo wa kabiri igice cya 2 umurongo 19 haravuga ngo, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Haranira, nanjye mparanire guhabwa no gushyirwaho ikimenyetso cy'uko turaba Uwiteka kandi atuzi. Ndabakunda kugeza twongeye guhura. Ubuntu, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomezwa kuba kuri mwe mwese.